Nowa kuki uwakiyomuye urakora iby'umupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi n'amazi ahari ibyo ukora biratuyobeye dore utuye imusozi kandi n'amazi ahari ibyo ukora biratuyobeye Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure bagira inama yo kubazanya none Nowa yabavuga ukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza igihe nacyo gihita vuba Nowa yubakana umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze Nowa yumvira Imana ihoraho yinjira muri ya nkuge vuba yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, n'umunezero mwinshi cyane kongera kuza imbere y'ibi bikoresho Imana yabaye idutije kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwamamazwe mu mpande enye z'isi. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu bibane na buri umwe wese. Ndagushima Mana nziza kubw'indirimbo nziza tumaze kumva. Nowa yabwirije ubutumwa, abantu bamuhindura umusazi, abantu baramuseka. Aho yari atuye barebaga imisozi, bakareba ubutayu, bakareba ibihe bari barimo, ntibamenye ko Imana ivuze
no gusohora birasohora. Baramusetse bamwishima hejuru, ariko igitondo kimwe ibyo yavuze byarabaye. Imvura iragwa, abantu baburira iyo bahungira. Data abayemeye kwinjira barinjira. Igihe kigeze ibyo wavuze birasohora, imvura iragwa ihitana isi n'abari bayituyemo. Abashatse kwihana muri icyo gihe ntibyari bigishobotse, kuko inkuge wari umaze kuyikinga ufunze urugi. Uyu munsi iyo nkuge dufite ni agakiza twahawe na Yesu. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mana, nyuma y'ubu butumwa benshi bakizwe, benshi bahungire muri iyo nkuge, ariko gakiza ku Mwami Yesu k'uyu munsi. Ndakwinginze Mwuka Wera w'Imana, kora ku mutima wa buri umwe wese ubu butumwa buhindura ubuzima bwe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Bavandimwe, iyi ndirimbo ni indirimbo inkora ku mutima cyane, kandi ni indirimbo ijyanye n'ibihe turimo. Iyi minsi turimo kubwiriza ubutumwa, abantu batandukanye hirya no hino Imana yahagurukije muri iyi minsi barimo kubwiriza ubutumwa bukomeye. Abantu barimo kubaseka cyane, barimo kubita amazina y'ubwoko bwose, bakanga kumva icyo Imana irimo kubatumaho. Nyamara birashoboka ko ejo n'ejo bundi ibirimo kuvugwa ejo bizasohora, cyangwa ejo bundi bizasohora. Benshi bazashaka kwihana bitagishobotse, benshi bazakumbura ya magambo, benshi bazajya gushakashaka iburyo n'ibumoso bitagishobotse, kuko icyo gihe inzara n'inyota bitari iby'ibyo kurya, ahubwo ari iby'ijambo ry'Imana. nk'uko Mose yabitubwiye, iyo nzara izaba yateye ku isi, kandi si kera. Ariko mwebwe abana b'ubugingo mushishikarijwe no kumva ubutumwa bubakumbuza iwanyu. Nimuze mwumve ubutumwa mu izina rya Yesu. Mwabonye titre ivuga ngo Umunyarwanda wa mbere ageze ku cyicaro gikuru cy'idini rimwe ku isi rya Satani. Yanditse amateka, isi irarangiye. Umunyarwanda wa mbere ageze ku cyicaro gikuru, ahari icyicaro gikuru cy'idini rimwe, idini rya Satani, ari ryo ririya dini ry'impuzamadini twababwiye kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2021. Nibwo bwa mbere navuze kuri ubwo butumwa, kandi ndahamya ndashidikanya ko ubwo butumwa bwari butaravugwa mu gihugu cyacu, cyangwa mu Burundi, cyangwa mu Bubiligi aho narindi icyo gihe. Bwari ubutumwa bwaje bukangura abantu, abashatse gukanguka, ariko kandi bwari n'ubutumwa bwaremereye abandi abatashakaga kubwumva, ariko uyu munsi burimo gusohora. Imana yahabwe icyubahiro. Icyo gihe bwari ubutumwa bukomeye, mbabwira ko hari idini rimwe rimaze kwaduka. Mbaha n'ingero zitandukanye. Mu butumwa bwavugwaga ngo ijambo ry'Imana rigiye gukurwa kuri YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram n'ibindi. Ese uriteguye? Nushaka ubwandike muri YouTube aho ngaho kuri channel, cyangwa muri YouTube wandike ubwo iryo zina, urahita ububona. Ushatse kubusubiramo ubusubiremo, kuko maze kubutambutsaho inshuro zirenga 3 kuri iyi channel. Bavandimwe, icyo gihe byari bigoye cyane abantu kubwumva, ndetse benshi barabyumvishe. Ariko uyu munsi wanze kumva ntazanga kubona. Umugani w'Umunyarwanda duhora tuvuga kenshi, wanze kumva ntazanga kubona. Ibi ngibi twavuze icyo gihe, uyu munsi noneho hari Umunyarwanda, hari umuvandimwe, hari mwene data wahashitse noneho ku cyicaro gikuru, arahibereye, arafilma, arabyerekana. Ntago bikiri ibanga. Nuwa mbere numvise, niba hari nundi wagezeyo simbizi, wenda yagezeyo ku giti cye mu ibanga rye, ariko uyu nguyu niwe wa mbere ndakeka, kuri njyewe niwe wa mbere mbonye, kandi tinya no kubivuga no kubihamya ko ari wowe wa mbere ugaragaye mu buryo buri officiel ugeze kuri icyo cyicaro gikuru, kugira ngo atwereke ko ibyavuzwe bitari amagambo, bitari inkuru, bitari ibihuha, uyu munsi byasohoye. Kandi ibi byose ni ubuhanuzi burimo gusohora mu izina rya Yesu Kristo. None mu Kristo muvandimwe, ba maso kuruta igihe cyose wigeze kuba maso.
turavuga ubu butumwa bugukangura umunsi ku wundi, ndahamya ndashidikanya ko hari umuntu uzakanguka. Nubwo benshi bakwanga, ntihazaburamo abantu 8 binjiye mu nkuge, ntibazaburamo batatu igihe cya Lote bagiye bahunga umujinya w'Imana. Lote n'abakobwa be yahe n'umugore we yaragiye, ariko kubera gukunda isi asuzugura ijambo yabwiwe ryo kutareba inyuma, ahinduka inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu. Ndahamya ndashidikanya ko abo batatu ntibazabura, abo 8 ntibazabura rwose na gato. Turimo kubibona kuko abantu barimo gukizwa benshi cyane, abantu barimo gushaka kubatizwa benshi cyane. Icyo ni ikimenyetso ko ubutumwa burimo gutambuka, kandi ndahamya ndashidikanya ko si hano gusa, ni hirya no hino mu mpande zitandukanye ubutumwa burimo gutambuka mu buryo bukomeye. Yesaya ibice 6 umurongo wa 8, ijambo ry'Imana ravuga ngo irambwira iti. Uwo ni Yesaya avuga ngo Imana irambwira iti, igihe yaramaze kunyuzwaho ikara ryaka umuriro ku munwa kuko yatakaga ko ari umunyabyaha. Icyo gihe marayika acisha ikara ku munwa we, kuko Imana yarimo gushaka umuntu ituma. Yesaya aza kwemera ati ntuma mwami. Noneho hano ngo Imana iramubwira iti, genda ubwire ubwoko, ubu bwoko uti, kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya, kureba muzajye mureba ariko mwe kubyitegereza. Ni ijambo rikomeye. Kumva, ufite amatwi niyumve, muzajya mwumva ibyo tubabwira. Ubutumwa bw'Imana butambuka iburyo n'ibumoso, muzajya mubwumva. Abo ndimo kuvuga si wowe mwana w'ubugingo, n'ab'isi, kuko ab'isi nibatumva, ab'isi bafite amatwi ariko ntibumva, bafite amaso ariko ntibareba. Ariko ab'ubugingo, abana b'ubugingo, bafite amatwi barumva, bafite amaso barimo kureba, bakitegereza, bakavuga ibi ntago ari bya bihe. Turabivuga umunsi ku wundi, n'abandi bakatubwira ati ariko mwabuze ubutumwa mwavuga, mwabwiye abantu Yesu, mwabwiye abantu gukizwa. Bene dada, hari igihe tuvuga ubutumwa tureke kubwira abantu Yesu, hari igihe tuvuga ubutumwa tureke kubwira abantu gukizwa. Ntago bibaho, reka ntibibaho. Ubu butumwa tuvuga ni ukuvuga ko hatabayemo abakizwa ntacyo bwaba bumaze. Ntabwo twaje kuvuga ubutumwa gusa ngo abantu batubone, abantu bumve. No, twaje kuvuga ubutumwa kugira ngo dusoze icyo Kristo yadutumye, hanyuma abantu benshi babona ubugingo ndetse bw'iteka ryose. Nta gihe na kimwe tutavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, ahubwo icyo twongeraho ni ukubakangura kugira ngo musobanukirwe iby'ibimenyetso by'ibihe, mukumbura iwanyu, ntimuzagwe nk'abandi, ntimuzagwe mu byo isi irimo kugwamo. Oya, mwebwe nanjye turi abana b'ubugingo, duhore turi maso, tubwirwa iby'iwacu, tubwirwa ko umwami wacu ari hafi kuza kudutora. Uri umukwe, ndi umukwe, uri umugeni, ndi umugeni. Umukwe ari hafi kuza, umukwe n'umugeni turi hafi guhura. Mugeni wa Yesu itegure, mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kukutwara mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizeye bose. Kuririmba si ibintu byanjye cyane, Imana iguha umugisha. Muvandimwe, mugeni wa Yesu itegure byanze bikunze, kuko Yesu ari hafi kugaruka. Iramubwira iti genda ubabwire, ubwire ubu bwoko uti, kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya. Ni benshi cyane muri iyi minsi turimo kubwira ubutumwa bakabwumva ariko ntibamenye ko ibirimo kuvugwa ari ukuri. Igihe kirageze bavandimwe, mukanguke bene data, turi mu minsi mibi kandi ikomeye cyane. Turi mu minsi mibi kandi ikomeye cyane. Ndahamya ndashidikanya ko uyu munsi twese, wowe nanjye, hari ikintu gikomeye kiri buhinduke mu buzima bwacu, kuko ibintu byavuzwe harenze imyaka 3 gusa, nta nubwo ari imyaka 40. Icyo nkundira Imana muri iyi minsi nuko ubuhanuzi burimo gusohora vuba vuba.
njyewe nawe twari dukwiriye noneho gukumbura no gukorera Imana amanywa na nijoro vuba nta mwanya wo gutakaza dufite, kuko turimo kubibona, turabibona ibintu imyaka 3 ejo bundi ndi mu Bubiligi ndimo kuvuga ibi bintu, ariko uyu munsi noneho hakaba ari umuvandimwe wacu ahagaze aho hantu abitubwira live. Icyo gihe ubu butumwa mbutambutsa naberetse igishushanyo mbonera kiriya dini rimwe, mbereka ingoro 3 zagombaga kubakwa, bavandimwe benshi ntibabyemeye. Ndibuka ibitutsi nkuko nabibabwiye ubushize, natutswe amagambo, ibintu bikomeye, ibitero byinshi cyane, kuko nari mvuze ikintu kitari kimenyerewe, kitari kizwi, cyari ikintu gikomeye abantu batashakaga kumva, abantu bo b'isi. Ariko abana b'Imana bahise bakanguka batangira gushakisha nabo bamenye niba ari ibyo niba atari byo. Bavandimwe, icyo gihe byari bigoye, byari bikomeye cyane. Nibuka ibyo bitotsi byose, baratutse, baravuga, barakora ibike, ariko Imana ihabwe icyubahiro. Biva mu gishushanyo mbonera. Igitondo kimwe batangiye kubyubaka twarabiberetse, tunababwira ko muri 2022 iyo ngoro igomba kubirangiye, keretse habaye impamvu y'umutingito w'isi Imana ikabisenya cyangwa ikindi, bigomba gusohora, kuko ubuhanuzi bugomba gusohora. Kandi koko muri 2022 iyo ngoro, izo ngoro z'icyicaro cy'idini rimwe zaruzuye. Twarabiberetse kuri channel yanyu ya Les 12 Ouvriers, ndetse n'ahandi kuri Ayalon, kuri Zaburi nshya twarabiberetse. Ibyo byose bavandimwe kwari ukugira ngo wowe uri kw'Isi uyu munsi nubona ibi bintu ukijijwe, rushaho gukizwa. Niba uri umukozi w'Imana, rushaho gukorera Imana. Bene data, mfite ikintu ntazi muri njyewe, sigaye ndyama rimwe na rimwe nkabura ibitotsi nkabibura, ndimo gutekereza niba buri buke. Icyo mba ndimo gutekereza, mba ntekereza mvuga nti se ibyo twagakoze niba ucyaye impanda ikavuga, turaba twarangije kubikora? Ese nituva muri uyu mubiri turaba turangije kubikora? Kumva ko kantu ndavuga ni Imana wafunguye inzira zose zishoboka iburyo n'ibumoso, waduhuje n'abantu bakwiriye nk'uko ugenda ubigenza Mana, abo turi kumwe n'abandi uduhuze, twirukanke dukore vuba, tuvuga ubutumwa vuba, turebe ko hari abantu 8 bakwinjira mu mujyi ariko gakiza ka Yesu. Bavandimwe, ngira agahinda kenshi, sinzi ukuntu nabibabwira nabibasobanura kugira ngo icyo niyumvamo nkigushyire mu gisobanukirwe. Abo tubana mu murimo kenshi barabizi, duhora tuvuga dukore vuba, dukore hakiri ku manywa, ejo tutazavuga ngo iyo nza kubimenya. Iyo mvugo ntizakubeho, iyo mvugo ntizambeho mu izina rya Yesu Kristo. Nijoro ngiye kuryama, sinzi ikintu nashatse kuri telefone, ngiye kubona mbona nguye kuri YouTube, sinzi nukuri niba nashatse kuyizimya, kugabanya ijwi, kuko iyo ngiye kuryama naniwe ngabanya ijwi cyane iyo mfite gahunda yo kubyuka saa 9 cyangwa saa 8 n'igice gusenga. Iri joro nari mfite iyo gahunda, ndavuga nireka nyishyire muri silence kugira ngo itaza kunderanja. Ndakeka ko aricyo cyari kinjyanye muri telefone. Hanyuma sinzi ukuntu nabonye notification ya video isohotse ya Zaburi nshya. Kanze muri video nza kubona koko ni ikiganiro cya n'ubutumwa umuvandimwe Plaisir yarasohoye ari mu gihugu cya Emirats Arabes Unis, mu mujyi wita Sadiyat, Abu Dhabi, ahari icyicaro gikuru cy'idini rimwe. Ndikanga kuko nabonye ifoto, titre avuga ngo Plaisir niba yasuye cyangwa yageze mu rusengero runaka, ako kantu gusa. Ariko ifoto nyibonye mbona ni ya foto, ngira amatsiko bitankandamo, nkanzemo, nari meze nk'urota, ndavuga ni c'est pas vrai, ntago ari byo. Plaisir ntago ari montage, ni realite, ni ukuri kuzuye.
ni plaisir kwasa buri nshya nshuti yanjye ndareba ndavuga ngaho rero bavandimwe ndicara ntangira kureba nyuzaho ndebe si montage ndamubona neza cyane ko ahagaze aho ngaho ndareba ariko kubera ko nari mfite gahunda yo kubyuka nijoro saa 8:40 gutya 40 ndavuga ni nkomeza kuyireba ko bwari ubutumwa bufite isaha irenga isaha yanjye iraza gupfa tu ndavuga reka ngicumbike ndaza kukireba mu gitondo nindangiza gusenga ariko umutima wanjye numva ibintu biratse nagiye kuryama ubwenge bwanjye ubwonko bwanjye burimo kuzenguruka umutima wanjye urimo kuzenguruka mu yandi magambo umubiri wari uri ku buriri ariko ubwenge n'ibitekerezo biri mu ijuru ubwenge n'ibitekerezo biri mu mpande enye z'isi ndimo gutekereza kuri bene data ndimo gutekereza ko dukorana umurimo w'Imana ndimo gutekereza ku bantu batandukanye buri mu mpande zitandukanye Imana yahagurukije muri iyi minsi kuvuga ubutumwa bukomeye ubutumwa bwa nyuma abo bose ndimo kubatekerezaho vuga ni Imana niki twakora ko ibihe byarangiye niki twakora ko Yesu ugeze ku rugi shuti bakunzi b'umusaraba nkuko nabibabwiye ubushize ko tugiye gutangira kampeni ivuga ubutumwa mu mpande zitandukanye yo gukangurira abantu ku kijyanye n'ubwami bwa kane nkuko nabibabwiye ubushize muri video zitambutse ubwami bwa kane ubwami bwa kane bavandimwe tugomba kuzenguruka u Rwanda tuzenguruka Burundi tuzenguruka Afrika tuzenguruke Amerika Burayi Aziya singe uzajyayo abo dukorana uyu murimo w'Imana uwo dufatanyije umurimo aho buri umwe wese ari ikintu cyo guhaguruka ndabinginze iri joro numvise ibintu bibira muri nge numvise ibintu byaka muri ngewe sinzi ukuntu nabibasobanurira ndavuga ni yambo bya bintu byabaye bavandimwe reka ne kuvuga menshi reka mukurikire gatoya mbibutse igihe Imana yampishuriraga ibi bintu muri 2021 ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umva gatoya kugira ngo bikwibutse gusa hanyuma tugaruke twongere tuganire nkuko nabibabwiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 hatangiye umushinga wo kugira ngo bya bindi nagiye mbabwira byose kuri wa musozi wa religion bijye mu bikorwa habayeho gutangiza igikorwa cyo kubaka ingoro eshatu zizahagararira ibyo nababwiye byose ayo madini yose nkuko nababwiye izo ngoro eshatu zikubakwa mu mujyi bita Sadiate umujyi bita Sadiate na karwa gato cyane keza cyane kaba Abu Dhabi muri Emirats Arabes Unis leta zunze ubumwe bw'Abarabu Abu Dhabi ni capital politique ya Emirats Arabes Unis ya leta zunze ubumwe bw'Abarabu aho niho habereye gutangiza icyo gikorwa bari bemeranyijeho cyo gutangira kubaka ingoro eshatu muri ako kaji nabazi Dubai nabazi Abu Dhabi murahazi maze kugera inshuro zirenga 5 na hantu nzi neza kameme ni ikintu gikomeye nkuko murimo kubireba mwese iyo ngoro murimo kureba ni projet ikomeye bise la maison de la famille d'Abraham cyangwa se the Abrahamic family house bene data ni sinzi Imana idufashe dusobanukirwe ibihe turimo ntago ari bintu byakozwe mu mwaka w'igihumbi 1800 cyangwa 700 ni muri 2020 muri wa mwaka w'agahoma munwa w'amateka akomeye niho hatangije iki gikorwa mumbabarire ko ndimo kubisubiramo mfite agahinda kenshi ndumva senga Imana kugira ngo irusheho kuduhishurira
amadini n'amatorero dusobanukirwe. Murimo kureba iyo ngoro n'iki kizaba kirimo. Uyu mushinga watangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 ugomba kurangirira byanze bikunze mu mwaka w'ibihumbi 2022 ejo bundi, keretse habayeho izindi mpinduka cyangwa se habayeho umutingito w'isi ukabisenya, ariko mu buryo bufatika abantu bapanze izo gahunda niko bigomba kugenda. Uyu mushinga bawuhaye umu-architecte ukomeye cyane mu rwego rw'isi, uzwi, wanditse amateka mu isi yose, muri Amerika, Canada, mu Burusiya, mu Burayi, muri Afrika, yagiye akora ibikorwa bitandukanye. Umuntu bita David Ajaye. David Ajaye ugenda umushakisha urebe, si umuntu wari wese, n'umwe mu bantu babonye medaille ikomeye y'izahabu y'umwamikazi w'Ubwongereza. Nta mwirabura wigeze uhabwa bene iyo medaille, niwe wabaye uwa mbere kuva imyaka 172 iyo medaille yatangiye gutangwa. Murumva ko atari umuntu n'importe ki. Ariko mu buryo bundi bwa politike ntibabuze umuzungu baha icyo gikorwa kugiha umwirabura, no kugira ngo bakomeze cya kintu cyo kuvuga ngo turi umwe, turi bamwe. Dore umuntu wubatse ikintu umwirabura, dore umuntu wubatse amateka kw'isi w'iki gikorwa kizahindura isi ni umwirabura. Mu buryo bw'umwuka hari ikindi birimo gusobanura. Mission bafite yo kubaka ibyo ngibyo murimo kureba ni iki? Ni uguhuza amateraniro y'amadini atandukanye mu rukundo, mu bumwe no mu mahoro. Hanyuma bakavuga bati abayisilamu, abayahudi, abakristu, ababuda, abahindu n'abandi batandukanye bose bazane ukwemera kwabo, baguhurize hamwe mu gipangu kimwe, bose bajye basenga, ndetse bazashyiraho n'umunsi wo gusenga na gahunda zose zijyanye no gusenga. Bene data, nkuko mureba neza ari amazu arareshya yose, ngo mu rwego rwo kuyashyira hamwe ngo areshye, kwari ukugira ngo basobanurire abantu cyangwa isi ko twese turareshya imbere y'Imana imwe, nta urutundi, twese turareshya. Ikindi murebe neza ko amatorero cyangwa amadini ya Gikristo arangwa n'umusaraba hirya no hino ku isi. Kuri izo ngoro nta musaraba uriho, nta kintu na kimwe kiranga igikristo. Ni ukuvuga ko nko mwabibonye ni ingoro eshatu. Ingoro ya mbere izaba ari y'abayisilamu, ingoro ya kabiri ni y'abakristo, abantu bose amadini yose ahuriye muri Christianisme. Hanyuma ingoro ya gatatu izaba irimo abayahudi, irimo abandi ababuda, abahindu, bose nabo bafite iyo ngoro. Kandi entre izaba irimwe, nimugera mu gipangu mutandukanye buri umwe ajye ukwe n'iki. Noneho muri ibyo ngibyo hari indi salle izateganywa yo kuzajya bagira umunsi bose noneho bahurira hamwe kugira ngo bambaze ngo iyo Mana imwe rukumbi. Icyo badashaka ni izina rya Yesu Kristo rigomba kuva, kuko nabo barabizi ko Imana nyakuri ni Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urwo ni rwo rugamba ruhari rukomeye. Ni ukuvuga ko barimo guharanira ikintu gikomeye cy'icyo bise ngo croyance commune dans l'amour, guhuza kwemera mu rukundo. Icyo ni intambara ikomeye isi irimo kurwana kugira ngo ibyo bintu byinjiremo. Ndetse ibyo byitwa mu Gifaransa les religions monothéistes, abantu amadini ahurira hamwe agasenga Imana imwe rukumbi. Umwaka w'ibihumbi 2022 2022, ejo bundi umwaka utaha, nibwo izo ngoro zose zigomba gutahwa ku mugaragaro. Ni ukuvuga ko isi bazaba bayinjije muri system y'itorero cyangwa y'idini rimwe ku isi. Noneho mu magambo magufi, wowe nanjye turi muri ibi bihe, turimo gukurikira ibintu kimwe ku kindi, kimwe kivaho ikindi kijyaho. Hari icyo birimo kutwigisha. Turimo kugana kuri ya nzara ikomeye, n'inyota ikomeye, atari inzara y'ibyo kurya, atari inyota y'ibyo kunywa, ahubwo ari inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Kuko twese nibamara kuvana ibintu byose kuri YouTube na Facebook na WhatsApp n'ibiki byose bijyanye n'Imana yacu, ni ukuvuga ko tuzaba oblige kujya muri ibyo ngibyo. Nuko ndakeka ko ntago ari ikinyoma
ngo n'ubutumwa bwatambutse yarenze imyaka 3 none uyu munsi kurikira umuvandimwe Plaisir agace gato hanyuma kuri message ndashyiraho link yose y'ubwo butumwa bwa Zaburi nshya ukandemo uraza gusanga iyi video yose irambuye kuri Zaburi nshya ukurikire urebe iyo video yose ifite isaha imwe n'iminota urebe maze muvandimwe icyo ngusaba ni kimwe iki ni igihe cyo gukizwa ntukizwe kubera ubwoba kizwa kubera urukundo urukundo Yesu yagukunze urukundo ukunda Imana atari kubera ubwoba ko nukizwa kubera ubwoba ejo nibitinda uzasubira mu byaha kizwa kubera ko uha importance uha agaciro gakomeye icyo Kristo yakoze ku bwawe ku musaraba kurikira. Yes, bakunze muri cyo twenge kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe ni Plaisir Ntaganzwa uri kubasuhuza turabishimiye cyane kandi turashima Imana cyane ko itwemereye kuboneka hano hantu mu by'ukuri ntekereza ko ari umugambi ukomeye cyane w'Imana ishaka kugira ntekereza ko ari umugambi w'Imana ifite kugira ngo abantu turusheho kumenya ukuri tumenye ibihe turimo tumenye ibihe dusohoyemo abantu b'Imana bamenye n'ukuntu bakomeza kwitwara muri iki gihe cyanyuma turimo. Ndagira ngo rero tuze kuzenguruka hano hantu turebe ibintu biteguye twagiye tubibabwira kenshi bamwe na bamwe bakavuga bati bimwamuvuga ntago ari ukuri no gutera ubwoba abantu nimukajye muhabura abantu nimukajye mujya ariko ndagira mbabwire yuko nta kintu kimwe cyanditswe kitazasohora byose biri muri Bibiliya kugira ngo uko mukomeza kugira mwitegereza ano mazu maremare cyangwa se izi nsengero ndende ngira ngo murabona ko zikoze triangle hari ibumoso bwanjye hari urusengero hari hirya hari urundi inyuma yanjye hari urundi aho tugiye kwinjiramo tuharebe ngira ngo nkuko mukomeza kugenda mubyitegereza ibi ni ibintu byubakanye ubwenge buhanitse bifite ubwiru budasanzwe ntekereza ko turi buze kubireba hanyuma hano mpagaze ahangaha mpagaze ngira ngo munsi harimo ibintu bikorerwamo kandi bifite n'ubusobanuro bwabyo niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tugendane ngira ngo turafata umwanya uhagije tugende turebe akantu kandi dusobanukirwe turaza kwinjiramo hariya no gumwumva bari gusara ariko turaza kwinjiramo aho abakristo basengera turaza kwinjiramo turaza kureba ahantu papa ashyize ibuye ry'ifatizo ndetse n'umuyobozi wa Islam ku isi hose byose turabiza kubireba mu nyemerero tugendane tubane ukurikira akantu kandi murakurikira video uze kwisangiza n'abandi kugira ngo abantu turusheho kumenya no gusobanukirwa ibihe turimo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane Yesu akomeze kubana namwe twagiye turinje rero ngira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyinshi cyane cyinshi kabisa kandi Imana iha umugisha udasanzwe umuvandimwe Plaisir watugiriye aho hantu icyo kuri yuza kumbwira ngo uzagenda ntiwari kunsiga pe kuko ibyo ni hari abantu nabonye mu message bandika ngo nk'ubu wagiye gukora iki ngo imyuka iriyo ntiri bukwamvute ayiwe umuntu akoze igikorwa cy'indashikirwa gikomeye cyane kitarakorwa n'umuapotre n'umwe muri iki gihugu cyangwa umubishop cyangwa padiri cyangwa umu evangeliste runaka umwana w'Imana arahagurutse ku bushake bwe ku bwa moyezi we aragenda kugira ngo atwereke atugaragarize aho isi igeze turusheho gukanguka ukavuga ngo yagiye gukora iki umwana w'ubugingo yasobanukiwe icyo umuvandimwe yagiye gukorayo kandi Imana imumugisha izamugarura amahoro atuzanira ubuhamya bwinshi cyane atubwire uko yabibonye ndetse akangura itorero mu izina rya Yesu Kristo. Message nashimye Imana ndabona bamwe hari abanditse message hari igihe bavandimwe mu mbabarire utuntu ntuvuge mu mbabarire ntimubifate ukundi ni ukubivuga gusa kugira ngo mbabwire icyo nashaka kuvuga. Hari uwanditse ngo urakoze cyane kuko benshi ntibabimenye ngo Kamanzi yarabivugaga ntibemere. Undi arandika niko Patrick Kamanzi kweri yari yarabivuze ngo yo karabaye pe ku isi ngo mukanguke. Undi arandika ngo
yanditse ibindi hejuru ngo ya ntitubyemeye ngo oya ntitubyemeye ngo iyi ni ingoro ya Satani nk'uko Kamanzi yabivuze, ngo ukomeze utwereke ya nzu ifite fomu y'inzoka niba nayo ariho iri, n'izindi mesaje. Kukimvuze gutyo munyumve neza, mumbabarire nimubyumva ukundi, ngaruye gutya kugira ngo gusa mbibutse ko hari umunsi tuzarara kuri iyi si bugacya tutayiriho, cyangwa hari umunsi tuzirirwa kuri iyi si bukira tutayiriho. Abazasigara bazasubira mu ma YouTube icyo gihe, niba bazaba batarabisiba ama message, cyangwa se ijwi rizabibutsa, cyangwa bazibuka babone aho bagiye babyandika ariko ntibabyemere. Bibuke bati plaisir yari Dubai, yari Emirarabu, ari Abu Dhabi, yarabitubwiye ariko twanze kubyumva. Kamanzi yarabivuze, Jean-Luc yigeze kubivuga, Pastor Musisi yigeze kubivuga n'abandi. Icyo gihe muzaba murimo kwibuka, bitagishobotse ko mwihana, bitagishobotse ko muzamuka nk'abandi. Abavandimwe ngo Kamanzi yarabivuze, harenze imyaka 3. Ndahamya ndashidikanya kandi simbyifuriza umuntu ngo nawe ejo uzavuge ngo yarabivuze no, cyangwa ngo narabibonye disi iyo mbikurikiza. Iki ni cyo gihe cyo gukora, iki ni cyo gihe cyo gusenga, iki ni cyo gihe cyo gusoma ijambo, iki ni cyo gihe cyo gukiranuka, iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Abavandimwe, ejo utazavuga ngo iyo nza kubimenya. Ndakwinginze iyo mvugo ntuzayivuge. Aba bene data banditse ibi barahari, baracyari bazima, twese turacyari itorero ntirizarazamuka, nta kibazo, turibukiranya ibyabaye. Ariko ejo birashoboka ko ushobora kubyibuka amazi yararenze inkombe, bitagishobotse ko wihana, bitagishobotse ko wongera kumva ijwi ry'Imana, bitagishobotse na gato. Ngo benshi bazajarajara, inkumi n'abakobwa bava iburasirazuba bajya iburengerazuba, bashaka ninde wababwira ijambo ry'ukuri, ngo bazahabura. Kubera iki? Uwo munsi hazaba umwuma ukomeye kuri iyi si, itorero rizaba rimaze kuva kuri iyi si, isi yose ivuga iti iyo nza kubimenya. Cyane cyane abarokore bazasigara. Mana udufashe ntituzasigare, ufashe bene data. Nanjye ubwanjye ubwiriza ubutumwa, n'undi wese ubwiriza ubutumwa Mwami, ntituzaba ibiraro, ntituzaba ibyambu benshi bazambukiraho. Tuzagereyo, tuzasoza urugendo neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Abatesalonika ba 2 ibice 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, aho nashakaga cyane 10, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Kuza kuriya mugome Antichrist, iri dini rimwe ni dini rizayoborwa n'abari abagabo. Antichrist, umuhanuzi w'ibinyoma, ni uzaba uri kuriye. Bavandimwe, ngo kuza kwe kuri mu buryo burimo ubuhenzi bwinshi. Bakaza bakavuga ngo idini rimwe si idini rimwe, ngo ahubwo ni ubumwe bw'abakristo, ni urukundo. Mwarabonye ibyabaye muri stade ejo bundi, nabivuzeho, bamwe bantutse bawiki n'abandi ntibabyumvise neza ibintu nk'ibyo. Ejo bundi muri stade mu gitaramo bita Evangelia, mukubireba uravuga gushigikira Bibiliya n'ibiki, ariko ikihishe inyuma idini rimwe, aho abatizera babiri, ni ukuvuga aho uwizera Imana mu buryo bwe n'undi wizera mu buryo bwe ngo bahure. Usenga ibishushanyo, uzura umwuka wera, uvuga mu ndimi, usenga areba hirya, ngo bose bahurire hamwe basenga Imana imwe. Iyo Mana imwe ni yahe? Ni Shitani, kuko nta Yesu urimo. Niyo mugambi. Urumva ni ubuhenzi bwinshi. Mujye muri stade muti rwose tugiye gushigikira Bibiliya, ni igitaramo cyahuje abahanzi bo muri Gatolika, bo muri ADPR, bo mu idini y'abaporoso, bo mu idini rya hehe, bose bahurire hamwe.
ubuhenzi bukomeye. Ninde uzabusobanukirwa? Ni umwana w'ubugingo. Ariko umwana wo kurimbuka ibi ntazabyumva na gato. Ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka. Kubarimbuka ntibazabisobanukirwa. Bazahora muri ibyo baca imanza bavuga ati ibyo bintu muba mutubwira kuki mudashaka ubumwe, ngo muri abakozi ba Satani. Sawa, muzabibona. Kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Wowe ushaka gukizwa, iki ni igihe gikomeye. Akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Bavandimwe, iri dini rimwe hariya Abu Dhabi ntago ariho antikristo, kuko hari wabajije icyicaro, hari wabajije icyo kibazo ndakeka hariya izaba ari antikristo azahakorera cyane 100%. Ariko aho azahagarara ni mu rusengero i Yerusalemu. Ariko hariya ni Edekota ni icyicaro gikuru. Umuhanuzi w'ibinyoma uzaba yungirije antikristo umunyapolitike, uriya w'ibinyoma wazaba umunyedini nk'uko tubibabwira buri munsi. Abo bombi kiriya ni igikoresho bazakoresha kugira ngo bayobye benshi babajyane kuzimu. Hazaba harimo abavuga mu ndimi, abakijijwe basigaye, abakozi b'Imana bavugaga ko bakorera Imana bakorera ibindi bazaba basigaye. Bose bazajya mu maboko ya Satani bayobowe n'abariya bagabo. Hunga muvandimwe, nk'uko muvandimwe wanjye Shyaka akunda kubabwira, hunga udapfa. Urupfu ruregereje, akaga gakomeye karegereje. Kizwa n'amaguru. Wowe ushaka gukizwa, akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Subiramo aya magambo uti: Mwami Yesu, nemeye ko ndi umunyabyaha, ndihani, umbabarira ibyaha byanjye byose. Nciye bugufi imbere yawe, ndakwakiriye, ndakwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Nuza gutwara abawe, nanjye ntuzansige. Mwuka wera w'Imana, ngwino unyuzure, unyigishe, unkuze. Ejo nanjye nzazane benshi kubwo gukiranuka, mu izina rya Yesu, amen. Utwandikire, uduhamagare. Aho ngaho urabona link ya WhatsApp ya Les 12 ouvriers. Niba wifuza gufatanya natwe uyu murimo, niba wifuza kujya ubona ubu butumwa bugukangura umunsi ku wundi utarinze kujya gushakisha, kanda muri iyo link uraza kwisanga muri group ya WhatsApp, aho uzamenyera byinshi ku bijyanye n'ubusaruzi, ku bijyanye no gukorera Imana, ku bijyanye no kujya gushaka intama zazimiye, ku bijyanye n'ibimenyetso bitandukanye by'ibihe, kugira ngo ube maso. Nitwa Patrick Kamanzi. Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ndaje vuba, nyura umugeni. Ndaje vuba, nyura umugeni.